ngewe kuri nge iki gikombe gishobora no kuba ntacyo kivuze n'amafaranga giherekeje nayo ntacyo avuze kuko na nyirayo yayibonera ariko igifite igisobanuro igifite icyo kivuze nuko hari abantu baha agaciro ibyo ukora reka tunakigushyikirize mu izina rye iyo nakirya gihe iyo nza kuza kuba naramenye ko muhari rwose nimwe mba narahamagaye nkabashyikiriza iki gihembo mu izina rya sosiyete mpagarariye mu izina ryacu mu mutushimirire mutubwire ko tumuzirikana kandi tumwifuriza guhirwa mu byo arimo byose ndagira ngo nshimire Tijara rwose sheke urabona ko ngize amahirwe nsanze kirimo buriya binyeretse ko nawe afite akandi gaciro cyane niba umutuma agatumika akajyana ubutumwa uko bimeze ikigaragara ntago nari nabonye ko kariya kamverope karimo ariko nibitegereza neza uko twakamuhaye niko yakakiriye uyu munsi ngewe mbwiye ko mfasha buriya mudaheranwa naguhakanira uriya mugabo arifasha ko ni umukozi ukora ibyo agomba gukora ariko yazanywe nande na wa munyamakuru uyu munyamakuru rero ngiye ku rundi ruhande ndahindukira nawe nkabona ko hari icyo yafashije mu mikorere yacu kuba yatekereje akabona ko nanjye nkwiriye icyo gihembo ijambere na mbere byarantunguye biranashimisha cyane mbana surprise cyane iyi ni motivation ikomeye cyane mu buzima bwanjye muri career yanjye kandi ni ishimishije ndakwifuriza rero gukomeza gutera imbere no kugira ibyo ugeraho cyane cyane bijyanye n'umwuga wawe wiyemeje w'itangazamakuru Yes, reka nizere ko mumeze neza cyane nizere ko mukomeye muri amahoro nta kibazo na kimwe gihari ni Big Town TV ndi Albert Niyonsaba kuri kamera ndi kumwe na Kibro nugiye kumfasha kugira ngo amajwi n'amashusho bibagereho gatanu kuri gatanu kuri screen zacu turi kumwe n'umupapa tugiye kuganira reka mushimire yaduhaye ikaze yaduhaye karibu mu rugo no tugiye kuganirira ngira ngo bwashize abakurikira social media mwabibonye kuri Yago TV show no mupapa impamvu turi kumwe yahembye boss wanje nta uhari rero ndi ntumwa ya boss ariko ndanamubariza tubahaye ikaze kuri Big Town TV murakoze cyane mumeze neza murashima Imana tumeze neza turashima Imana nari mvuze ngo mwakoze kuma karibu mwakoze namwe kugera muri uru rugo muratangira n'ubundi mutwibwira kugira ngo dukore ikiganiro tuziranye murakoze nitwa Shumbusho Osman abandi umuyobozi w'ikigo cyitwa Pakam Pakam ni ikigo gikora ibyerekeranye no kugeza amazi meza ku baturage kigakora ibyerekeranye n'isuku n'isukura ndetse no kubungabunga ibidukikije ndumva ari ibyo ngibyo kuri Pakam mwatangiye Pakam ryari Pakam ni ikigo gifite experience igeze ku myaka 20 ngira ngo ni 2 ariko twatangiye gukora mu buryo bwemewe n'amategeko cyangwa kugira document muri 2011 okay Pakam rero mukumva ni ikigo cyagutse niya cyaratangiye icyo gihe birumvikana amazi tuba turakeneye buri munsi ibidukikije biri mu Rwanda hose ubwo ngubwo mukora mu Rwanda hose ni mbyumva neza dukorera mu Rwanda dukorera no mu bindi bihugu ahubwo mukora no mu bindi bihugu yego nkuko nabivuze mu kandi kanya nkora introduction bwashize mwahembye abanyamakuru ndetse mufasha n'umugabo witwa Hajyanimana Samuel bwashize abantu bakurikira social media n'ubundi babonye video icaracara ku mbuga nkoranyambaga ari gusunika ingorofani tubona byanze neza biza kurangira ikiganiro gikozwe Yago yaragikoze ariko buri abantu batabizi Yago namutanze gukora kiriya kiganiro ahubwo ntanga kugishyiraho mwabaye nka bamwe bagiye gutera imfizi ubwo niwe wagutanze kuvuga ko yashakaga imfizi ahubwo buriya yashyize kuri Instagram ati ndi gushaka uno muntu njyewe maze amasaha 2 ahubwo nkoranye nawe birumvikana kuko nari nazindutse mu gitondo nanjye naramubonye numva ngize emotion anja mu mujyi kuko nge sinari namuzi na Instagram yanjye ntigira abantu benshi ngo nari kumushakiraho
navuze ntuko byagenda kose ninjya mu mujyi no mu ndamubona nagiye mu mujyi nzendutse icyo gihe najyanye n'uyu mugabo turi kumwe n'undi kameramani turagenda nyine turamushaka dusanga ari no mu kazi turamutegereza akanya gatoya numva twaramutegereje nk'amasaha nk'abiri turangije nyine tujya gukora nyuma rero ejo bundi gutanga ibihembo uri kumuhemba ntungurwa no kumva uvuga ko wari ugiye kumugonga kiriya gihe niko byagenze rwose nuko byagenze mwebwe iyo mubonye umuntu uri mu buzima nka buriya mu marangamutima cyangwa mu mutima mwibwira muti abantu benshi bakunda kumbaza ibi bintu ariko njye mfite ngira ikintu kimwe muri njye gituma nkunda gusubiza ubwenge bwanjye inyuma nkatekereza cyane nkibaza ngo iyo aza kuza kuba ari njyewe ko ntacyo nakoze nta gitangaza gihari gituma atakabaye ari njyewe urimo gusunika iriya ngorofani wenda no kuri ibi biro byanjye bikeya bishobora kuba byari bube binangoye ariko byarashobokaga ko yaba njyewe bintera rero gutekereza cyane no kumva hari icyo nakora kugira ngo mufashe wenda nubwo buriya njye muko nemera nta muntu ushobora kugukuraho uri ahubwo Imana ishobora kumukoresha ukaba wava aho uri njye ntago mvuga ngo njye hari icyo nakoze ngo uriya agira ahagera ahubwo Imana ishobora kunkoresha kugira ngo uriya agire aho yagera rero muri njye nibaza kuki atari njyewe urimo gukora biriya kuki atari njyewe uri muri ubwo buzima kuki nkumva binsunika kuba hari icyo nakora nta nubwo ari uriya gusa wenda ubwo mbikomojeho ni nabwo buryo namenyanye na bosi wanyu nk'uko mwabivugaga njye ntabwo nari nziranye nawe kundi ariko hari abantu yagiye azana agaragaza noneho ngira bamwe muri bo nkenera gufasha ariko mu gikorwa twari twakoze ejo bundi twari twatekereje ku bantu bakora itangazamakuru ariko rikagira abantu rizana bari bafite ibibazo runaka noneho bakava aho bari bakagira ahandi bagera ni muri urwo rwego buriya mbere y'uko agenda bagiti twari twavuganye kubera ko iyo kiriya gikorwa nari nagiteguye mbereho ariko nanjye kubera akazi ngira kaba katanyoroheye nk'uko nakubwiye nkorera no mu bindi bihugu biza kuza gutwara igihe kuri iriya moto bariya bose twahembye ngira ngo ziriya moto twari tuzimana igihe kitari munsi y'amezi 2-3 twaranaziguze zihari ariko kubona umwanya wo kubikora byari byatuguyemo rero nari nabiteguye atari yagenda kubw'amahirwe make agenda tutari twabikora wenda moto iriya ndayita moto ya Hagenimana Samuel ubwo mwahuraga nawe ku Muhima icyo gihe birumvikana ko ubwo wijujutiye ko kubangamiye mu migendere yawe n'imodoka ntago wahise ugira ibyiyumviro byo guhita umuhagarika ngo umubaze ubuzima bwawe wenda birumvikana ko wagize igitekerezo cyo kuba wamuganiriza nyuma yo kureba inkuru ni iki wumvise mu buzima bwa Hagenimana cyaguteye kumva nyine ko umutima wari ngombwa kumufasha icya mbere bikiba ntago nabitinzeho kuko urumva iyo tugenda mu muhanda duhura na benshi duhura na byinshi nabonye ko agiye nabi ko nibaza impamvu ameze nk'ujya mu muhanda hagati mfunga imodoka nawe bavuyemo niciraho ndigendera ariko nyuma icyo gihe nta nubwo nakubeshya ngo n'ubwonko bwanjye bwabigarutseho na gato nyuma kubera ko buriya iyo nduhutse ndangije akazi ngerageza gukurikirana ibinyamakuru bitandukanye nahise mbona iriya nkuru numva agahinda karanyishe mba ndababaye ndavuga ya ntego yanjye ivuga ngo yaza kuza kuba ari njyewe numva muri njye hari icyo ngomba gukora ndetse numva ngomba gukora ikintu kitari gito kuko buriya kuri njye ntekereza ko ntabwo cyari ikintu gitoya
numva ari ikintu gishobora kumuha ubundi buzima runaka, kuko nkurikije uko nabonye ari umuntu uzi icyo ashaka. Nicyo kintu cyonyine namubonyeho, numvise n'inkuru ye. Ufashe urugendo yakoze, aho yaturutse iwabo ry'iyo ngiyo za Rusizi, akaza akagera i Kigali. Yavuze ko yabanje gukora mu maresitora, guterura imizigo, kugira gute. Ubona uko namubonye kuri we irya ngorofani ye mu gihe yayiguraga, yari ameze nk'umuntu waguze imodoka. Kuzi imodoka rwose imufasha mu kazi. Uyu munsi wa none rero, niba yavuye kuri iriya ngorofani akagera noneho ku kinyabiziga gifite moteri, ikinyabiziga gishobora gutwara umuzigo wigiye imbere, ndetse nk'uko nabivuze, twe nk'iki kigo twiteguye kumufasha mu bundi buryo. Ari ukumuha akazi turi tayari, ari uguha akazi iriya moto ye nabyo turi tayari. Gusa ntago turi bwinjire mu buzima bwe. Ushobora gusanga kuri we iriya moto icyamukorera neza ari uko yaguma akitwarira imizigo hariya mu mujyi hagati. Twebwe icyo twakoze twamuhaye moto, ibisigaye bijyanye no gushaka kwe. Ariko iyo nge nitegereje mbona kuri we noneho, niba ingorofani yarayibonaga nk'imodoka ya indi yatwaraga, uyu munsi akaba yabonye moto ingana kuriya, bimeze nk'aho yabonye ikamyo. Rero mu cyifuzo cyanjye no mu cyo nsaba Imana, ndifuza rwose kuriya mugabo Imana yazamugeza kure hashoboka, ndetse yaba ari n'umuntu ujya wibuka, akazajya nawe yibuka abari inyuma ye. Waruvuze kuri Bagiti uravuga ngo wagiye uhitamo bari abanyamakuru nyine kuko hari ibintu bagiye bakora, ukabona ko bakoze nk'ikintu bakakuzanira nk'umuntu Imana yakoresheje. Wabivuze neza. Wavuze kuri Bagiti uravuga uti yanzaniye uriya mugabo Mudaheranwa, arya niko yitwa? Yego, yitwa Mudaheranwa Celestin. Mudaheranwa Celestin yatumye mumenya, bituma mufasha kumuha akazi cyangwa se muha akazi, kandi wanatubwiye ko ashoboye rwose, byagaragaje ejo bundi umuhemba. Tuvuye kuri Bagiti, Tidjara Kabendera nawe ari mu banyamakuru bahawe ibihembo. Nicyo kintu Tidjara Kabendera yaba yarakoze kikagukora ku mutima, ukumva ko ari ngombwa ko agomba kuba mu banyamakuru b'icyitegererezo bagomba guhembwa namwe? Tidjara Kabendera ikintu yakoze kikankora ku mutima, ari ikiganiro yagiraga cyitwa Kazi ni Kazi. Ukabona arimo gukurikirana ba bantu bagiye bagahera hasi bakazamuka. Kuri nge isomo nakuragamo ni nkaho yabaga arimo gutuma n'umuntu wundi watekerezaga ko ntaho yagera, yabaga amushyiramo imbaraga zo kugira aho yagera. Ariko bwa nyuma ejo bundi nanamuhamagara, hari ikiganiro yari yakoze kuri televiziyo ye, agikorana n'umugore utwaye ikamyo. Tidjara akora n'ikintu gikomeye, akora n'isafari nawe. Nta n'ibikoresho yari afite. Karihangana niba yarakoreshaga telefone ke, niba yarabigenjeje ate simbizi, asohora inkuru bigaragara ko yamuvunnye, ariko nibura areba ubuzima bwa wa muntu, urugendo rwose kuva hano kugera aho uwo mugore yagiye. Kose nakubeshye n'amazina ye sinyazi, gusa mba nakurikiye kontoni irimo hariya, amugezayo aranagaruka. Ndamureba mbonye nk'umuntu ufashe n'ukuntu abantu b'igitsina gore baba bafite n'ingorane nyinshi, afite umuryango, afite iki, nsanga nawe nanakurikiranye n'amateka ye mu buzima bwe bwa minsi yose, nsanga ari umuntu ukwiriye gushimirwa. Cyane cyane ko ngibi bintu ntago mbyita ibihembo. Buriya mu buzima bwanjye nishimira n'umuntu wabwira undi ati warakoze. Ko buriya hari ibyo abantu bakora ariko bagatekereza ko ntawe ubibona, nta muntu ubiha agaciro, ariko nge muri nge nta nubwo ibi mbikora kubera ko iki kintu nagihaye agaciro kanini, ahubwo agaciro nkiha nuko uyu muntu amenya ngo muri sosiyete, kuri iyi si, hari n'umuntu umwe uzi ko hari icyo nakoze
kandi cy'agaciro. Niyo mpamvu yabinteye rero no kuri Tidjara Kabendera rwose mufata nk'umuntu wakoze kandi ufite icyo yamariye sosiyete. Ikindi nakongeraho no muri rusange kuri bo bose hari ikintu nge kimbabaza mu buzima. Sinzi niba ujya ugera ahantu barimo gushyingura umuntu bagatangira kuvuga ibigwi bye, ariko biriya byose barimo kubivuga atagihari. Rero nishimira umuntu ushobora gushimira umuntu ahari. Uyu munsi wa none urabona ko nabyo birananshimishije nanabivuge. Uyu munyamakuru wanyu byamukoze ku mutima ahari. Avuga ati mugende noneho murebe Haji muganire. Ubu ni nkaho nawe ahindukiye anyereka ko ikintu akoze nawe cyamukoze ku mutima. Ntacyo rero byasabaga. Ngewe kuri nge iki gikombe gishobora no kuba ntacyo kivuze, n'amafaranga giherekeje nayo ntacyo avuze kuko na nyirayo yayibonera, ariko igifite igisobanuro, igifite icyo kivuze ni uko hari abantu baha agaciro ibyo ukora. N'ubundi ntabwo ari Tidjara gusa cyangwa se Bagiti wanahembye Yago nawe. Yago niki yakoze namwe kikabakora ku mutima. Birumvikana enda harazamo ya nkuru Hagenimana byo ntago titindaho. Ikindi ntago ari Hagenimana gusa. Niba waranabikurikiye hari umuntu yazanye yagiye kureba iriya hirya mu bice bya za Nyabihu Inyogoye. Ngo bamwita Inyogoye. Uriya naranamukwerereye burya ariko cyabaye ngombwa ko mbwira Yago ngwino. Byonyine tekereza ku banyamakuru imvune mugira nge ndayizi. Yewe nubwo ntakinjira mu buzima bwanyu cyane, ariko n'ibyo mwinjiza ntabwo ari ibintu byinshi byatuma umuntu afata umwanzuro akavuga ati reka nkukorere n'ubukwe, reka ngire nte. Byabaye ngombwa ko mbona ko uyu muhungu nawe afite imbaraga zidasanzwe. Ntabwo navuga Inyogoye gusa. Uriya muhungu naramubonye ku muhanda akagenda agafata umugore wotsa ibigori akaniyoroshya akicara hasi agasangira nawe bya bigori. Ntabwo buriya kuri nge ntago mbona ko Nyarwaya yari akeneye kurya ikigori, ahubwo yari akeneye kwifatanya na wa mugore ubaho yabanje kotsa ibigori. Ariko se ni abantu bangahe tunyura kuri uriya muntu? Ninde unatekereza ngo uyu muntu yavukiye amezi 9 nkayo nanjye navukiye? Uyu muntu yashoboraga kuba ari hano ndi, ngewe ndi hariya ari. Ibi rero tubitekereje twese n'aba bantu ntago twabagira. Ntago uyu munsi twaba dufite abantu bariho nabi, ahubwo twaba twarafatikanije tukabazamura. Rero nawe nabonye afite indi mpano yo gutekereza ba bantu abandi bose batabonye, wowe ukagira ute ukababona. Ngiyi impamvu yatumye nawe ntekereza ko nawe namugenera ishimwe. Wenda wanambaza uti se nibo bonyine wabonye? Ariko mu bwenge bwanjye nibo navuze ntereka bahagararira abandi bakora nka biriya. N'undi wese wiyumvamo ko akora nka biriya akiyumvamo iyo mpano, nkaba ntaramumenye cyangwa naramumenye simbashe kumuhamagara, yiyumve ko nawe mubara muri izo ntwari kandi mushimira kiriho cyane. Hanyuma rero amashyushyu cyangwa amatsiko mfite ndibwira na Bagiti ahangaha niyo yari kuba afite, noneho banavuzemo n'amafaranga. Ndumva nkeneye kubona ko icyo gihembo reka tunakigushyikirize mu izina rye. Iyo nakirya gihe iyo nza kuza kuba naramenye ko muhari rwose, nimwe mba narahamagaye nkabashyikiriza iki gihembo mu izina rya sosiyete mpagarariye no mu izina ryanjye bwite,
nkakibashyikiriza ngaragaza ko tuzirikana ibyo mukora. aba Big Towners mwabibonye, igihembo ni icya Nkubiri Gerard Bagti Appreciation Award Bakam Company Limited. Amafaranga asara ahangaha cyangwa nayo? Oya, amafaranga nayo turayabaha rwose. Reka nshyira ahangaha amafaranga turayabaha. Twagennye ko wenda ni nk'uko natekereje ko muri byinshi mwakoze ariko ashobora kuba hari na transport yakoze. Reka ngene agennye amafaranga 500 kuri buri munyamakuru, abe wenda ari nk'uko naba namushyiriye essence mu modoka kugira ngo muri rwa rugendo yakoze wenda namushyiriyemo essence y'500. Ni muri urwo rwego twabitekereje, kandi mu izina ryacu mu mutushimirire, mutubwire ko tumuzirikana kandi tumwifuriza guhirwa mu byo arimo byose. Kumuhamagara byari kuba byiza muvuganye, ariko ashobora kuba kiryamye ahari, ariko nta kibazo. Amafaranga nayo mwaha? Amafaranga hari akamverope, harimo sheke twari twashyizemo. Uyu muntu nawe ndamushimiye, ndagira ngo nshimire Tijara rwose. Sheke urabona ko ngize amahirwe nsanze kirimo. Buriya binyeretse ko nawe afite akandi gaciro cyane. Niba umutuma agatumika akajyana ubutumwa uko bimeze, ikigaragara ntago nari nabonye ko kari akamverope karimo, ariko nibitegereza neza uko twakamuhaye niko yakakiriye. Bivuga rero uru rukundo, ubu bushake turacyabufite, kandi ubutaha nimwongera guhemba ndabizi neza ko nzaba ndimo. Ahubwo icyo nibaza, nzaba mfite imodoka ku buryo iyi sanse nzabona aho nyishyira. Ari imodoka, ari uburyo ubwo ari bwo bwose. Ngiye muko nemera ibi bintu byose bitangwa n'Imana. Yego, abantu benshi akunda kwibaza ngo ibi nabigeraho. Iyo nganira yaba ari abana banjye, yangira n'abandi bantu benshi bakenera kunganiriza, iyo bagize amahirwe yo ko mbonye umwanya. Ubusanzwe mu buzima bwanjye numva natanga inama, ariko nkagira amahirwe make, niko nabyita, y'umwanya. Iyo rero abantu benshi babashije kunganiriza, mbasaba ikintu kimwe, nawe reka nyikubwire, uzihangane, ntuzihe urukiramende rugufi, ahubwo uzihe inkiramende nyinshi. Ugenda usimbuka urwa mbere, wongeraho akandi kantu, wongera usimbuka urwa kabiri, wongeraho akandi kantu. Kuri njye ndagira ngo nkumenyeshe nanagutangarize ko imodoka ari ikintu gitoya uyu munsi, kubera ko ufashe abana bose iyo bavuka, imodoka ya mbere bagendamo ni ba mama babo cyane, abari mu nda ya mama we. Iyo usohotsemo, n'abajyaga bavuga ko hari uvamo afite imbuto, ntekereza ko kwemeza ko ibi bintu ari ukuri biragoye. Yari imyemerere kubyita ukuri. Kuri njyewe ndagira ngo nkubwire ko bigoye, ariko muri filozofi yanjye ndemera ko ahubwo buri muntu wese avukana imbuto. Kuko uyu munsi kuba uri umunyamakuru ni imbuto wavukanye, kuba nkora ibyo nkora niyo mbuto jyewe navukanye. Bivuze iki rero? Ku rukiramende rwawe ndashaka ukuremo akamodoka kamwe cyangwa gato. Kwe no kuba nk'abana ajya gusenga ngo wampa akazu, nyine nusaba Imana akazi zaguha akazu, hako nuyisaba inzu zaguha n'inzu ndetse n'amazu, kuko nishobora byose. Rero reka twizere ko tuzongera guhura ufite imodoka, ndetse tunizere ko icyo gihe natwe tuzaba tutarimo gutanga essence y'500. Kuko ubu mbajije uti muri 2011 ari umudamu twahembye, nta nubwo nge nibukaga ko nigeze no kumuhemba kera, uwo twahembanye na Celestin. Yavuze ko bwa mbere tumuhemba twamuhaye certificate. Ubwo wenda ntago nzi niba yari herekejwe n'ibihumbi 10, 20 by'icyo gihe cyangwa 100 cyangwa ngahe, ariko icyanshimishije yarabivuze, sinagira na reaction nkora. Icyanshimishije nuko twari twarigeze kumuhemba. Bivuze iki rero? Dushobora kuba twarajyaga tunahemba
tutari ku rwego rwo guhemba 500,000 ariko tukazirikana binasobanuye bimwe navuze haruguru tukazirikana ko ibyo wakoze twabibonye cyane. rero nawe reka twizere ko tuzagira amahirwe yo kubona ibyo wakoze cyane cyane ko twe ibi bintu ubundi uretse ko hajemo COVID-19 ibi bikorwa twe tubikora buri mwaka. Iyo turangije umwaka dusubiza amaso inyuma tukareba aho tuvuye, aho tugeze, ibyo twagezeho n'abadufashije kubigeraho. Hari igihe rero ujya kureba ugasanga na ba banyamakuru bagufashije, wowe bagufashije mu buryo butari direct, buri indirect ariko bwabaye. Kurugero nabisobanuyeho hariya, tuvuga uriya mugabo witwa Mudaheranwa Celestin, wera nabivuze mu buryo budatomoye. Buriya ndagira ngo nkumenyeshe ko hari ibikorwa bibiri yakoze birantangaza. Rimwe naribeshye nohereza amafaranga nshaka kuyohereza undi muntu, ngira ngo hari amafaranga yari ageze kuri 1.5 miliyoni. Wari uzi ko uwo mujura yafashwe na Mudaheranwa Celestin? Mudaheranwa yavuye hano aragenda agera iwabo w'uwo muntu wari wanyibye ayo mafaranga. Uwo muntu aramuhamagaye agira icyo akora, aranga, ngerageza kujya muri MTN bagira ibyo bafunga, ariko Mudaheranwa Celestin nabivugaga wundi aba hano turabana, aba yagiye ku kazi, yahise ahumva yasanze iryo zina rize, sanga ni umuntu w'iwabo muri quartier. Nashidutse yagezeyo, yanamufashe uwo muntu tumushyikiriza inzego za leta, nazo tunashimira. Ya mafaranga aragaruka. Cyo ni igikorwa cya mbere Celestin yadukoreye. Icya kabiri, ku kazi byari nahoze nkubwira, numwe mu bantu bamaze kutwereka abantu benshi bari mu gutwara, kuko ashinzwe ibikoresho, akanyereka abakozi batwaye ibikoresho ntaho babijyanye, uburyo bumwe cyangwa ubundi, ku buryo ni wa muntu niba atanze igikoresho, urugero kivuye hano kigiye gukoresha kwa Rusizi, uzi ko Mudaheranwa aruhuka amenye ko cya gikoresho cyagiye aho kigomba gukora, byaba ari na ngombwa ko hari icyo gisimbuye, akakubaza ati cya kindi cyapfuye kiri he, kutari kutacyohereza ngo menye ko koko cya kindi washakaga cyari cyo gusimbura cyagize gite, icyo cyangiritse kiri akakizana, atanagamije wenda ko hari icyo kiri bukore, uko birumvikana, ariko agamije kuvuga ati uyu muntu iki kintu yagisabye kigomba gukora icyo kigomba gukora. Rero bikwereka ko nk'umuntu nk'uwo ni impano yari yibereye ahantu, no kuyivumbura bidashoboka, kuko ukurikije uko uriya mugabo areshya, kumva ko afite ubumenyi cyangwa ubushobozi bugeze hariya biragoye. Ariko ryatangazamakuru ryamugiyeho, rimuza naryo rizi ko ari ubufasha gusa, kuko uyu munsi ngewe mbwiye ko mfasha buriya Mudaheranwa naguhakanira. Uriya mugabo arifasha, ko ni umukozi ukora ibyo agomba gukora. Twese aho dukora turakora, tugatanga imbaraga zacu, twarangiza tukabihemberwa. Nawe rero aragenda agatanga imbaraga ze, agakurikirana akazi ke, akabihemberwa. Ariko yazanywe nande? Na wa munyamakuru. Uyu munyamakuru rero ngiye ku rundi ruhande ndahindukira nawe nkabona ko hari icyo yafashije mu mikorere yacu. Okay, nta kibazo. Tugana ku musozo, hari umuntu wumva ayo marangamutima ugirira umuntu ubabaye, akaba yumva yabisanisha nuko wabayeho ubabaye nawe, hari aho bihurira n'ayo marangamutima ugirira abantu babaye? Igisubizo ni wowe. Igisubizo ni wowe, kuko ngiye mvuka mu muryango navuga ko utari abakire cyane, ariko nta nubwo bari abakene. Ufashe aho bavukaga, ufashe ubuzima twabayemo, rwose ntabwo navuga ngo hari ibyambabaje bindi, ariko gusa mu buzima bwanjye nkiniga numvaga nafasha umunyeshuri byananiye,
kera nkifana iyo nabaga ndimo kureba ama ekipe kwa kunda abandi bose nge numvaga ndimo gufana yatsinzwe uretse wenda gufana nyine bisanzwe kuba wenda ngo hari ikipe runaka ukunda ariko tuwe niba ndimo kureba ama ekipe abiri kwa kunda abantu bose bari kuri ya yindi irimo kubikora nge mba numva nafasha nakikundira ya yindi irimo gutsirwa ikaza kuza kuhava nayo ikabikora rero ni muri urwo rwego nk'umuntu nkuriya mureba nkumva mwigereranyaho nkareba nkavuga nti kubera iki ntago rwose nta hantu bihuriye n'ubuzima nabayemo no okay n'undi bahembye Bakti Kabendera ndetse na Yago ni n'abantu tuza no mu Rwanda abanyamakuru bafite amazina ariko hari igihe umuntu agira gutya akaba yakora igikorwa gituma yisenya ibyo yubatse imyaka 3, 5, 10 akabisenya umunsi umwe ni ihe nama wagira n'undi abanyamakuru wahembye yaba Bakti yaba Kabendera yaba Yago nize nama waba nkuko namikubwiye hari igihe umuntu akora ibyo bintu byiza nakanabikora n'igihe ndetse kirekire gihagije n'abantu bavango bamushimira ariko ukajya kubona yisenye umunsi umwe cyangwa se icyumweru cyangwa n'amasaha birashoboka inama kabaga abantu 3 wahaye igihembo nize wabagira kugira ngo bagomeze barinde ubusugire bw'ibyo bakoze kandi baburinde neza reka twe gufata bano bantu 3 bonyine dufata umuntu muri rusange kuri nge buri ikintu cyitwa kubaka izina abantu benshi baragikinisha ariko ni ikintu gikomeye pe gikomeye cyane sinangombwa ko nkirebera mu itangazamakuru wowe muntu utuye hariya abantu bubaha bita kanaka ukazamuka ukagera hariya iyo hari akantu gato kagusiza umwanda ntago rero byakaguturutseho ku itangazamakuru ho birihariye uyu munsi ushobora gusanga urebwa n'abantu miliyoni ku isi no hejuru yayo ubwiyo bakureba bakubonamo umuntu w'igitangaza umuntu ushoboye umuntu ugomba kugira icyo ukora ariko no mu kuri kwa nyako uba uri n'umuntu ushoboye hari icyo ugomba gukora muri sosiyete inama rero ni iyihe buriya kintu cyose ujya gukora uzajya utekereza kenshi abantu arabona numvise bava mu gutekereza kabiri gutekereza kangahe nge ndumva atari byo utekereza kenshi ku buryo niba ari ijambo rigiye guca ku rurimi rwawe mu cyifuzo cyanjye buri nyuguti wakayitekerejeho wamara kubona cya kintu hari icyo kiri bumare ukagisohora wabona hari icyo kiri bwangize ukagisiba burundu ukanagisiba no mu bwenge bwawe ntuzongere kugitekereza na rimwe ibi bizagufasha kugenda utera imbere kuko ufashe nk'itangazamakuru rigereranye n'inzu wikubaka inzu idafite fondasiyo wubaka inzu yawe uyihere muri fondasiyo uyikomeze ushyiremo inkingi uyizamure uyigeze aho ugomba kugera noneho ubone gushyiraho ubwiza wifata ikintu cyawe cy'agaciro ngo ukibike mu mwanda kibike ahantu kigomba kuba kibitse unitegereje n'aka kantu uwagateguye urabona ko yabanje arareba arakadizayininga neza ashyiramo akantu gatuma na cya gikombe uri bushyiremo kiraza kuza kuba kiri ahantu ni agaciro yahaye igikombe ntabwo agaciro k'iyi karito ari ikarito nk'ikarito ahubwo agaciro ni aka kiriya gikombe ariko buriya kiriya gikombe ugifashe ukakibika mu kintu gisuzuguritse na cya gikombe cyaba gisuzuguritse rero agaciro kacu ni ukubika ibiturimo mu bubiko bw'agaciro ndatekereza ko inama ntanzemo aha ngaha buri wese yayumva kandi akumva ko ari icyo byamufasha ngira ngo murabyumva turi kuganira na Haji ni umuyobozi wa Pakamu yatubwiye ibyo ikora igeza ku baturage amazi meza barinda n'ibidukikije yego kubungabunga ibidukikije no gukora isuku n'isukura gukora amasuku n'amasukura yabitubwiye hanyuma rero n'ubundi dusoza wari utanze urugero kuri Celestin Mudaheranwa n'ubundi mukorana ku
kuri nose hari abantu birata umubiri igihagararo isura ibintu nk'ibyo mbere na mbere yuko ndenga ngo ndanashimira leta yacu hari uburyo yabigenje hari ukuntu abantu bafite ubumuga twafataga mbere kumva nyine ko ari umuntu uciritse udashobotse ibintu nk'ibyo ariko byagiye bivanwaho umuntu rero ureba uriya muntu ntamuha agaciro kuko yibwira ko ari muremure ari mwiza ibintu nk'ibyo bibura nta nama akeneye njye kuri njye uyu muntu mbere na mbere inama ya mbere namuha ni ukugana ubuvuzi ko hari abantu bashinzwe kuvura ibyo ngibyo kuko ararwaye uyu mubiri uzajya Rusororo barahashyingura abantu barabizi uyu mubiri uzajya i Nyamirambo aho nabo barahashyingura iyo ntabwo ari ukwiriye kunshuka noneho niba twe tuvuga ko dufite biriho ariko bishobora no kuvaho hari umuntu murimo guhura uyu munsi ufite amaguru ufite amaboko ufite buri kimwe ariko mu minota mike mushobora guhurira hariya ya maguru atakiriho ku mpamvu imwe cyangwa indi rero ibi ntago byakadushutse ahubwo ni ibikoresho byakaba bidufasha no gufasha ba bandi batabifite inama rero irimo ni uko wowe mbere y'uko ujya gusuzugura uriya jya ubanza wibaze ngo iyo aza kuba ari ngewe uri hariya bakaba bankoze ibi byari bugende biti harimo n'umuntu ushobora guhura n'umuntu nk'uriya namwaramutse ntayimuhe nubwo iri mu muco w'abanyarwanda ureke no kumugirira neza hari n'uzajya gufasha nakuramo igiceri kubera ko wa muntu uhabwa cya giceri akeneye kucyakira usange hagati y'ukuboko kwakira igiceri nuko ugitanga harimo nka metero nukurekura kigahanuka kikagwayo ariko niba unabikoze wakubashye uyu muntu ukabanza ukavuga utari njye ukakimuha umwubashye niba koko watekereje kubikora rero uwo ari we wese ufite ibyo yakirata ufite uko yakiyumva namugira inama yo kumva ko hano ari ku isi akamanuka agaca bugufi akamenya ko iyi si tuyiriho mu gihe runaka tuzanayivaho ku bafite rero uko bemera bijyanye n'iyobokamana mu buryo butandukanye tuzi ko nyuma y'ubu buzima hari ubundi kandi ubuzima bwa nyuma y'ubu buzima bukeneye ibisobanuro ubu se uzasobanura iki waritwaye utyo uzasobanura iki warumvaga ko hari icyo uri cyo muri sosiyete ni byiza gutekereza ubu buzima gutekereza na nyuma yabwo no gutekereza ibisobanuro tuzatanga kuri ubu buzima twagize murakoze cyane reka nshimire abari badukurikiye reka by'umwihariko nshimire aba banyamakuru bahembye Yago ndamushimiye Tijana ndamushimiye Bakiti ndabashimiye ariko mukomeze nyine murinde ubusugire bw'ibyatumye babashimira ntihazagire icyo mukora kugira ngo muhungabanye icyatumye babashimira reka nshimire abari badukurikiye reka mbashimiye by'umwihariko namwe mwakoze ku mwanya murakoze cyane nabari iminota nabemereye iminota 15 tugeze muri 40 murakoze cyane Imana ibamugisha murihangana nta kibazo murakoze Imana izabaho umugisha kuri ibikorwa mukora no kuri ni byiza vraiment murakoze cyane murakoze yes back to hello yes ariko nakubwiye ko mfite telefone mbi uzanzanira indi ntangiye kujya nyiguhamagaza ntumfate oya telefone nzayikuzanira n'ugira ikibazo nziza cyane urakoze cyane twaguhamagaye mu kandi kanya ndakubura nari kumwe na Haji ubwashize ngira ngo nubwo aho ngaho uri gukurikira social media wabonye ko wahawe igihembo nk'umunyamakuru wagize ikintu ukora cyagiriye abaturage akamaro cyangwa cyahinduye ubuzima bw'abandi bantu mbere na mbere kiriya gihembo wacyakiriye ute ni byiza cyane ni byiza cyane kuko Haji ni umuntu nawe twakoranye kinini yakomeje no gukorana n'abantu badafite ubushobozi abantu batandukanye mu by'ukuri ni mwiza ufite urukundo yakoreye ibikorwa abantu benshi kuba yatekereje akabona ko nanjye nkwiriye icyo gihembo ijambere na mbere byarantunguye biranashimisha cyane mbana surprise cyane ndavuga ko kweri
Imana ishimwe kubona abantu bakuze, abantu batubaha, batekereza ibikorwa byacu buri munsi. Ni ibintu byiza mu by'ukuri, byaranshimishije cyane. Naricaye ndatekereza numva sinzi ikintu navuga, ariko byaranshimishije cyane. Cyambabaje nuko cyatanzwe ntabwo nari mpari tu. mu kandi kanya nabivugaga mu kiganiro ndi kuvuga ngo hari abantu bakoze amazina cyangwa se mwagiye mukora ibintu mukaba abo gushimirwa. Iyo ubonye ikintu nk'iki ngiki ni iki ugomba kurinda ku izina ryawe, kuko niba baguhaye ibi ngibi bagushimira, nari namubwiye ngo hari abantu baba bafite amazina nk'aba bakayakoresha bakora ibindi bibi. Gusenya izina ni umunota umwe, ariko kuryubaka ni igihe kirekire. Uba wumva ari iki kindi ugomba gukora kugira ngo n'ubundi urinde ubusugire bw'ibi ngibi wagezeho? Ntabwo ari award ya mbere, yaba iri award ya kabiri kandi ibikorwa byiza gusa. Hari indi award imyaka 3 ishize nigeze kuyibona ya charity, best presenter wa charity of the year, ibikorwa by'ubufasha, gufasha barabimaye. Ariko mu by'ukuri iyo umuntu yaguhaye award aguhana ni challenge na motivation hagati ngaho, bituma utekereza cyane, bigatuma ukomerezaho mu bikorwa byiza wakoze, bigatuma kwifata neza kugira ngo ejo n'ejo bundi uzabone n'ibindi birenze. So izi award ntabwo nakwiraraho cyangwa ntabwo kwirataho cyangwa ntabwo nshobora kwemera mvuge ngo birahagije, ahubwo ni motivation kuri njyewe yo gukora ibindi byinshi byiza birenze kugira ngo nzabone n'izindi nyinshi cyane. Iyi ni motivation ikomeye cyane mu buzima bwanjye, muri career yanjye, kandi ni ishimishije. Ndi kumwe na Haji, n'ubundi hari icyo yashoboraga kuba yakubwira muri kumwe, ntibyakunda kuko yatanze igihembo udahari, ariko reka musabe n'ubundi akari ku mutima kuri wowe arakubwira nta kibazo. Bagiti, uraho neza? Asante sana. Muraho Haji? Ni amahoro. Ni amahoro kabisa papa. Bansabye kugira icyo nkubwira, ariko ubundi buriya iyo nahoze mvuga ko iki kintu ntabwo ari igihembo, ahubwo kuri njye nishimwe. Nabwiye abantu ko no mu buzima niyo wabona umuntu ukubwira ati nzirikana ibyo ukora, kuri njye nkanjye aba ari izindi mbaraga zikomeye anyubatsemo. Kunsaba rero kugira icyo nakubwira, ibi ni amateka yawe. Abantu benshi bakunda kuvuga ubutwari bw'abantu batakiriho, ariko njye nishimira kubwira umuntu ubutwari bwe akiriho, kugira ngo bimwongerere n'imbaraga zo gukora kurenzaho ibyo asigaje. Ni muri urwo rwego rero ibyo ukora turabizi, ndetse mpamya ko atari twe twenyine tubizi, hari n'abandi babizi. Ni muri urwo rwego twagutekereje. Urabizi nari naraguhamagaye mbere ukiri hano mu Rwanda, mbonereho nkusabe n'imbabazi kuko iki gikorwa nari nagitekereje mbere, ariko bijyanye n'akazi dukora nahise ngira isafari nanjye hanze, bituma ntinda. Ngarutse nsanga nawe uragiye, kandi iki gikorwa twaragombaga kugikora, niyo mpamvu twagikoze udahari. Ariko ku rwego rwanjye nanone byanshimishije gutekereza ukohereza bagenzi bawe baze bacyakire mu izina ryawe. Byanyeretse ko ibi ngibi ubiha n'agaciro kandi bifite icyo bivuze mu buzima bwawe. Ndakwifuriza rero gukomeza gutera imbere no kugira ibyo ugeraho, cyane cyane bijyanye n'umwuga wawe wiyemeje w'itangazamakuru. Asante sana Haji. Icyambere wasabye imbabazi ko wagitanze nahari, ntabwo ari twebwe, ntabwo ari wowe, ntabwo ari njyewe, ariko warabimenyesheje mbere y'aho ngaho. Nari niteguye, usibye ko naje kugira trip yo kuza hano mu mahanga, ndi mu biruhuko. Ejo bundi nabonye videos murimo gutanga iryo shimwe, nuko nguko wabyise, ni byiza kabisa. Maze kubibona, ariko barinyeretse abantu benshi barampamagaye, barambwira ngo Bagiti twabonye barimo kuguhereza
ishimwe ntabwo wari uhari ariko ni byiza ko bagutekereje utanahari byarashishije kuri bamaga abantu nka 5 igiye kuri WhatsApp yanjye yo mu Rwanda kuko izwi n'abantu benshi mfunguye gutya nsanga message zirenze nk'icumi cyangwa 12 z'abantu barimo kumbwira ngo igihembo cyawe byarashimishije mu by'ukuri kubigera ahantu mfata kuri YouTube ndeba videos z'abandi banyamakuru abari baharangaho kuntu bakiriye igihembo kuntu icyanjye cyari ariko ntabwo nari mari byamaye umutima ibitekerezo byaje ari ibitekerezo byiza aravuga ngo uyu mugabo Haji ni umugabo mwiza cyane kurikiriza gutya ni ibintu byashimishije mu by'ukuri bisaba gutuma abo bahungu banje ndababwira ngo iki kintu ndacyubaha cyane mu buzima bwanjye mu by'ukuri ishimwe wampaye nararyubashye cyane kuko ryampaye ibitekerezo byinshi byiza byo kuvuga ko hari abantu banekereza hari abantu bose kandi bakabishima bakanabihereza agaciro ni ibintu byiza mu by'ukuri murakoze cyane sinzi ikintu narenzaho ariko nje no gukora video yo kugushimira ndi hano kugira ngo abantu bambone no kuri video ndimo kubisobanura neza ndimo kugushimira mu gikorwa wakoze kunyibuka no appreciatinga ibikorwa tuba twakoze mu myaka myinshi mu itangazamakuru. Urakoze cyane gusa nge buriya buri gihe iyo hari icyo mudaheranwa akoze cyihariye ndagira ngo mboneho nanakubwire ko warabibonye ko twamuhaye igihembo cy'umukozi w'indashyikirwa yabaye uwa mbere mu bakozi ba Pakamba. Iyo rero hari icyo akoze bituma nibuka ko cyagiye wakoraga urugendo ukajya kumureba. Nari ndimo kubwira abantu ko hari igihe umuntu abandi babona ntacyo amaze, abandi babona ntacyo ari cyo, ariko hakaba hari umuntu umwe ushobora kumurebamo ubushobozi. Icyo ubwacyo nicyo kintera imbaraga zo guhora nkwibuka. Rero igihe cyose ari hano ujye umenya ko nawe uhari. Urakoze cyane. Connexion iri kubyangarika mu kupe nongere muhamagare yakoze cyane twamuhamagaye kare turamubura ntago twumvikanaga numvaga connexion ziri kubyanga wari ukiri kumushimira n'undi twari turi kubyumva. Haji abaya Bagitiye ndumva internet iri kutwangira ariko ndumva abadukurikiranye babyumvise ko nubundi uri gushimira Haji natwe twamushimiye ndetse n'abadukurikiye baze kumushimira n'umugabo w'indashyikirwa. Internet ntago iri kudukundira ndikumva ntari kukumva neza yangira ngo abadukurikiye mwabyumvise nyine nari ngarutse kuko Bagitiye twari twamubuze ubwa mbere ariko barabyumvise ko muvuganye ni byiza cyane. Internet iradutengushye. Birahagije murakoze cyane nanone reka mungere mbashimire. Yes abari bakurikiye Big Town TV ngira ngo mwabyumvise Bagitacitse namubwiye ibikubiye mu byo bamuhembye ariko araza kubimenya. Murakoze cyane.